rimwe na rimwe barambazaga atari ko se niyo boss ko tuba tubona amaze kugafata yego weho tukaba tubona urimo urangarira hano ku muhanda agahinda karanyica man kubera iki ngiye nyine iyo ndebye revo niyo boss kamaze kugeraho nahura n'abantu bakagerageza kumbwira nyine ngo niyo boss ko nyine bituma Slim Jesus. yego reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuye mbifurize kubwa neza abo muri mwese imana n'imande zitandukanye z'igihugu uyu munsi ndi kumwe n'umusore mwagiye mumubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye cyane cyane TikTok tugiye kuganira rero tumusobanukirwe neza tumenye ni muntu ki ese amakuru yiwe mbona yita ngo ni niyo boss muto kuri TikTok nabyo araza kudusobanura imva n'imvano yabyo simbizi wenda aratubwira ngwaye ikaze. murakoze cyane umeze neza ya bakwita ngo iki banyita niyo boss muto niyo boss muto kubera iki bakwita niyo boss muto niyo boss rero ya je nyine niyumvamo ko tuvukana mu maraso tu bumva ko muvukana ya mu maraso kura muri net mbanze ngurebe neza banze menye de wiyo niyo boss muto ni bwoko ki ndi kukureba subiramo iryo jambo njyewe banyita niyo boss muto ya niyo boss muto niryo zina nzweho niryo zino zizio ko iki bari kwita nuko abantu babona yuko dusa na ariko nanjye mbona dusa nawe ubona musa ukabona muvukana ya yego njye mbona tuvukana ku buryo rimwe na rimwe njya mbaza vie na Mary tubundi niyo boss ko dupfana iki yego nyine bakambwira ati nta nubwo tumuzi yego ya ugasanga ntabwo bamuzi ariko bo nuko badakurikira social media cyane byashoboka bijya bigutera agahinda ya agahinda ukumbura babaye kuba wakagombye kuvukana nawe nyine niyo boss ndamukunda pe kuko nanjye mbyiyumvamo nkunda n'ibikorwa byiwe yego nk'ibi bintu muhuje wowe nawe ibintu duhuje ya kubijyanye n'intego wenda nari mfite mu buzima bwanjye yego y'intego nari mfite kwari ugukora umuziki ya kwari ugukora umuziki nawe umva gusa ushaka kuzakora umuziki dutangiye ikiganiro turirimba tubanza twumve neza tubanze tugusobanukirwe neza noneho turaganira mu kanya mufate neza yego aho iyo uneze nturengera cyangwa se iyo ushimye ntushimagiza aho nujya ubona ishitamba maze ukajugunya n'urwo wari wambaye mbwira ko mbona iyi si dutapfuna mu bisi wowe iyo ubibonye ukora iki ahantu uzi kuzatura nk'umusozi ubwo ntiwibwira ko wagezeyo maze ukihenura kuba wasizeyo kandi ukirwana kugeza utakiriho ubigenza ute ubigenza ute kuki ariyo uhisemo gutangiriraho rero ndayikunda cyane urayikunda cyane ngaha tuganire rero twinjire mu kiganiro sibyo kandi wirekure ntugire ikibazo ntugire ubwoba sibyo amazina yawe bwite ni ayahe my name is Ndikumana Yoas Ndikumana Yoas niyo mazina yawe bwite my name is Ndikumana Yoas ako ugerageje urebe ufungura amaso tukurebe mu maso kuki ubuhumirije niyo boss rega yangiye mu maraso yego tugiye kuganira rero watubwiye ko amazina yawe ari Ndikumana Yoas ukomoka he uturuka hehe muri make jewe mvuka mu karere ka Nyaruguru yego uvuka mu karere ka Nyaruguru ubu ngubu uri i Kigali waje i Kigali gushaka niyo Bosco byose kabisa naje gushaka ubuzima na niyo boss karimo yego wari wamuvugishaho wapi ujya wifuza kumuvugisha wumva muhuye ari nk'icyo kintu wifuza kumubwira njyewe duhuye nyine ikintu cya mbere namusaba ko twaririmbana yego wifuza kurimbana nawe ese nawe uzi kuririmba ku buryo
uba wumva ari impano yawe? njyewe kuririmba ndagerageza ariko duhuye byaba akarusho nyine. Byaba akarusho. Reka noneho twibaze rero, ugiye kudusobanura ubuzima bwawe ndetse turaza no gukomoza ku kuntu waje kwita Neo Bosco. Ndagira ngo nkubaze, wenda usobanuye Yowasi wavuga ko ari muntu ki, cyangwa se Neo Bosco muto ni muntu ki? Neo Bosco muto Neo Bosco muto ni umuntu nyine ugishaka ubuzima. Ugishaka ubuzima, komeza umbwire nta kibazo. Ugishaka ubuzima nyine ugifite ahantu ashaka kugera. Yego. Ubwo ibyo ngibyo bicamo mu buhe buryo rero? Ugerageza kubicamo wifashishije iki? Gukora akazi mbonye akariko kose. Ntabwo njya ncika intege mu gukora. Yego. Ubuzima bwanjye byari ibibazo. Yego. Byari ibibazo bitewe n'ahantu naturutse. Yego, waturutse kure. Hari hameze hate rero? Ubuzima bwari bugoye. No kurya byari bigoye nyine, urumva ni nta mpamvu mba narisanze kuri iyi mihanda. Uretse nk'aba bakire baba barangiriye impuhwe bakanyizera bakama akazi. Yego. Ufite ababyeyi bombi? Mama na papa wawe? Yego. Hanyuma rero mu buzima busanzwe wakuze uti? Njyewe nyine nakuze ubuzima bugoye ku buryo abantu rimwe na rimwe barambazaga atari ko se Neo Bosco ko tuba tubona amaze kugafata, weho tukaba tubona urimo urangarira hano ku muhanda, biba bimeze bite? Ndavuga ati none se mani Neo Bosco muramumbaza, Neo Bosco akina diruze nanjye nkakina izanjye. Ukavuga gutyo none nawe ahita gusa nk'umwigereranyaho ukahita wapi? Ntabwo twakigeranya. Impamvu nuko kumufatisha biba bigoye. Biba bigoye se muraziranye? Ntabwo tuziranye ariko mba nifuza nyine, ngiye mba nifuza ko twahura. Yego. Nagira ngo nibaze rero, sibyo? Ndi kugira ngo none ubanze utuganirize ku mateka yawe yo mu rugo, uburyo wakuze nibyo nakubajije nyine. Ngiye nakuze nyine Mary na Vie nabo bajya gushakisha. Bakajya gushakisha, umwe yagira icyo abona akazana, ubuzima bugakomeza. Ariko amashuri yo byaranze kabisa. Kubera iki byanze? Ubushobozi bwaranze. Bwaranze, ubuzima buranga. Kugira ngo uzi Kigali byaturutse kuki? Bwa mbere uzi Kigali byari bitewe n'iki? Man, ibaze yuko giye bwa mbere nzi Kigali narifashe ahantu bisi gendera 3,000 nahagenze n'amaguru. Bidiseriye. Kubera iki? Kandi harajemo no gupanda imodoka ahubwo. Yego. Byari bitewe n'iki nyine? Wari uje Kigali uje gukora iki? Ngiye nari nje gushaka ubuzima nyine tu. Kugeza urumva nari mfite amafaranga make. Ndavuga ati nyine reka mbanze nyine ngende n'amaguru, urundi rugendo nyine nibiba ngombwa ndatega. Yego. Ndagira ngo none nkubaze, kugeza kuri nkomaje ufite imyaka ingahe? Kuri ubu ufite imyaka 24. 24? Kuki wita Neo Bosco muto se? Ubwirwa n'iki nimba ari we na Neo Bosco umukuru arinde? Umukuru sinzi ngo ni, ariko ni nayo mpamvu niyise Neo Bosco muto. Byanze bikunze umukuru Neo Bosco. Kwereka biragaragara. Yego. Nese abantu batangiye kukubwira ryari wenda tuve mu buzima bwawe, ndikumva udashaka kubuganiraho cyane, ubanza hari icyo ubutinyamo cyangwa se harimo ibintu wenda amabanga menshi. Ndagira ngo nkubaze noneho, abantu batangiye ryari kukubwira ko usa nka Neo Bosco? Shani kera. Guhera ku myaka 10. Yego. Niko babikubwiraga? Icyo gihe se ko Neo Bosco ataramenyekana mwana? Guhera kuri iyo myaka abantu bambwiraga ati nyamara ngemba mbona hari umuntu musa. Kandi Neo Bosco ataramenyekana. Nyine urumva umuntu wa mbere wabimbwiye. Yego. Yaravuze hari ahantu nagiye mpura n'umuntu musa. Yego. Ubwo ita wumva ko musa koko? Wowe nawe ubwawe ubona ko musa? Shange ndabibona. Kandi indirimbo ziwe ndazikunda cyane. Indirimbo zirazikunda cyane. Yego. Ndetse n'icyo abantu bavuga cyane iyo abantu bakubonye, ni nk'ikihe kintu abantu bakunda kuvuga? Ikintu cya mbere ahubwo bajya bagira ngo ndiwe.
kubera abenshi bagira ngo kuko hari n'abantu tujya duhura bakambwira ngo banyifurije ngo urugo rushya ngo urugo ruhire arakuga ngo no muri komite bajya babimbwira ati ngo urugo ruhire bakajyana nyine n'igihe washatse umugore yego akavuga ati ugire urugo ruhire niyo Bosco turagukunda yego none se wowe ubwawe mu gihe mu buzima busanzwe uba wumva umeze ute iyo abantu bakubwira ngo usanga niyo Bosco wiyumva ute agahinda karanyica mani kubera iki ngewe nyine iyo ndebye revo niyo Bosco amaze kugeraho nahura n'abantu bakagerageza kumbwira nyine ngo niyo Bosco nyine bituma agahinda kanyica bigatuma ntekereza ibintu byinshi nagakwiye no gutekereza agahinda kakwicira iki nyine nanjye mba mvuga yuko ku myaka mfite hari ibyo nagakwiye kuba maze kugeraho ariko kubera ubushobozi byaranze niyo mpamvu ibyo se nibyo bituma agahinda kakwica yeah. ukumva agahinda karakwisha ariko ufite ibindi uri gutekereza bitari ibyo niko none se wenda reka mwibarize wowe ukora iki cyangwa se kugira ngo wisange wafunguye TikTok ukita kuri byo wabitewe n'iki mani nashakaga nyine ngewe impamvu nafunguye kari agacano numvaga yuko ubuzima buzahinduka ariko mu Rwanda TikTok zanze no guhemba ubuzima bukomeje kugorana kanabonye ka TikTok yariho subscription nyine abantu banyeretse urukundo baramforowinga baranshyigikira mu bintu nkora yego ariko karaga subscription nta kintu kavuze nta bantu baragakoraho yego hari abantu wigeze utambuka uri kugenda byibuza ndajya ngumbwire nk'ibyiza wenda wungukiye mu gusanga niyo Bosco ukagenda nk'ahantu ukabona hari nk'abantu bari kugufata neza mu kukugurira n'ibiki ikintu nungukiyemo nuko nyine abantu bambwira ko nsa nkawe kandi nkabyubaha cyane uramutse ubwuye nawe ni icyo kintu wamubwira ikintu namubwira yuko mukunda nta kindi yego ibindi byakurikiraho nyuma nk'ibihe hari ubufasha namusaba we bufasha nk'indirimbo cyangwa telefone ni indirimbo yo ukunda cyane kurusha izindi ubigenza ute cyangwa peer pressure cyangwa peer pressure ujya ugerageza kwigana indirimbo ziwe sa nk'undirimbira nka peer pressure ndirimbira imwe hari indirimbo nabonye yabaye trend cyane kuri TikTok kuri video ndashaka ko ari indirimbo aho umuvandimwe atakubera umuturanyi aragusindagiza aho inshuti zawe zikubona uzamba maze zikakunyaga n'utwo wakoreye uti ngo aho umuvandimwe atakubera subiramo ayo magambo ugenda uyavuga gake gake aho umuvandimwe atakubera umuturanyi aragusindagiza kubera iki ayo magambo rero nyine hari igihe umuvandimwe rega gutengo ugasanga undi mugenzi wawe nyine mudafite n'icyo muhuriyeho ugasanga nyine niwe ugushyigikiye mu byo gukora cyangwa se niwe ugutera imbaraga hari umuvandimwe wigeze agutererana barahari benshi noneho uza abantu bandiye amafaranga ukuntu bangana ni benshi pe yiki bakureba uryaga bavuga ngo iki nyine ngewe nigira urukundo mani ngewe nabanye n'umuntu neza ntabwo nakifuza yuko nyine yanca mu bibazo nabasha kubikemura muri duke njye nabona mba numva nabasha kuba nadusangira n'umuntu hari nyine ndagira ngo umbwire hari umuvandimwe wigeze kugutererana n'uwo ubundi uvukana n'abana bangahe ni 4 uvukana n'abana 4 uri wakangaye mu rugo genda uwa mbere ese ni gute ujya kugira inspiration ngo uvuge ngo aho umuvandimwe atakubera abana abavandimwe ko numva ari wa mbere bakutererana gute muri ubu buzima rero twiga byinshi tubona byinshi yego ukora kahe kazi mu buzima busanzwe mu buzima muri aka kanya
muri aka kanya ndi gukora akazi k'amasuku. ubundi busanzwe wakoraga iki? Ubusanzwe hambere nakoraga igikarani akazi n'ibishingwe narabyikoreraga. Yego. Iri mu cyaro ubukora iki? No gutashya twajyaga gutashya inkwi tukagurisha man. Ubuzima byari insazi. Yego. Noneho ndagira ngo mubaze rero ubuzima busanzwe no kwanga wikora ako kazi ariko none ninda kurangira akazi bwa mbere uza muri Kigali waje gukora iki? Bwa mbere nza muri Kigali se. Yego. Bwa mbere nza muri Kigali nge naje nta n'akazi mfite. Yego. Nge nari nzi yuko nyine nje hari umushuti tugiye kuzajya tubana nyine nkazashaka akazi nyuma. Yego. Nicyo kintu kikujena rero ndagira ngo umbwire ingaruka ukuramo mu kubudasa usa n'uyu muhanzi, mbwira nk'ingaruka aho ukuramo nizihe? Ngewe ingaruka mura nazo nuko abantu batwitiranya kandi nanjye nshaka gutera ikirenge mu kiwe bikaba byaranze. Yego. Urahura n'abantu bakagusaba ifoto se kuko musa? Nka babiri. Yego. Bagati duhereze ifoto. Barayinsabye. Yego. Hari nk'ahantu se wagiye byibuze ukabona bakuha icyubahiro barakwicaje nyine ahantu waririye ku izina rye? Abantu nk'ahantu nka hatatu gutyo. Ningira ngo nk'ikintu kishimishije cyangwa kidasanzwe cyakubayeho? Ikintu kidasanzwe se? Gishimishije cyakubayeho cyangwa kidasanzwe? Urebye ibintu byose akenshi ibintu byose byabaga bibabaje. Yego. Nicyo kintu ubona muhuje kuri we ukavuga ati iki kintu turagihuje kandi akimukundira? Mu miririmbire yiwe. Ubona muririmba kimwe? Ngo. None se ubona abantu bagukurikirana, bari abantu bagukurikirana bose kuri TikTok bagukurikirana kuko usanga niyo boss? Baba bazi ko ari we wubwo. Yego. Sara abantu bajya bakuyoberezaho amafaranga se? Oya, ahubwo banyandikira inbox. Bambwira ngo mbafashe bagira ngo ndi. Hari igihe banakwana cyo gusaba ubufasha. Warangiza ukabafasha? Nta gisubizo mbafite muri ako kanya. Yego. Yego. Ni nk'iyo video wakoze wakavuga ati ukabona irakunzwe cyane ikatrendinga, yari ijyanye n'iki? Challenge za Niyo Bosco zose ziba zikunzwe cyane. Yego. Ziba ziri trend. Ziba ziri trend. Uramutse ubonye amahirwe yo kugira ikintu hindura mu buzima, waba ari nk'icyo kintu cyahinduka kuri wowe? Nahindura ibintu byinshi. Yego. Ibintu byinshi kabisa. Hagize nk'ikintu gihinduka kuri njyewe nyine nafasha bano bana baba bafite impano barabuze ubwazamuka. Bano bana baba ku mihanda baba babaye cyane babuze n'ibyo kurya. Yego. Umuryango wawe ubivugaho iki rero kukuba usanga Niyo Bosco ni kwa mama wawe na papa wawe? Umuryango wanjye rero nagerageje kubabaza icyo kibazo. Ndababwira ati njyewe uwo munsi naranarakaye nanga no kurya. Ndavuga ati njyewe nta kuntu nazajya ngenda mu muhanda abantu banyita Niyo Bosco. Yego. Ndababwira njyewe mumbwira ikintu mfana na Niyo Bosco. Uri kubibwira nde? Ndi kubibwira nyine Mary na Vie bari bicaranye. Ubwabwiraga mama na papa wawe? Tujye tuvuga mu Kinyarwanda. Barangije barambwira ati ndimo mbibwira mama na papa mbabwira ati se ko hari umuhanzi bita Niyo Bosco. Abantu duhura nyine bambwira ko dusa bimeze bite? Akavuga ko ngo muvukana. Noneho barambwira ati rero njyewe uwo muhanzi ntabwo muzi. Nyine kurumva ababyeyi babajije ikintu ntibagire ikintu bagusubiza nyine nawe nyine uratuza ukicecekera ukabihorera. Gusa nyine ntabwo haba ari igihe hatabura nyine nk'ahantu abantu bahurira nta wamenya. Wowe buri gihe ariko wowe wagumye kwishyiramo ko muvukana? Njye mba numva ahubwo ndi nawe. Uwo mvuri Niyo Bosco? Kubera iki se wo mvuri we? Njye bindi mu maraso. Uwo mvuri we cyangwa uwo mvuri umuvandimwe? Mba numva ndi umuvandimwe we. Ukumva muvukana? Nese uwo mbari nkawe uwo mbari nkawe nawe ari nde waba ari mukuru mu gihe mwamuvukana? Banumva ari we yaba ari mukuru cyangwa ari njye waba ndi mukuru. Yego. Hanyuma inshuti zawe za hafi zo zikubwira iki kuri icyo kintu? Nyine baba banyifuriza ko twazahura.
kandi nawe ukumva wifuza kuzahura nawe. ya Yego. None se wowe nk'inzozi zawe ni izihe mu buzima busanzwe? inzozi zanjye mfite nuko nanjye nakandika indirimbo Yego. nkaba nayisohora. Yego. Wumva wowe uramutse ubaye umuhanzi ari nk'iyihe njyana waririmba cyangwa se waririmba werekeye kuyihe content niko navuga? Nge naririmba ngendeye kurapa cyangwa se kurapa. Sawunda piro gatatu gene. Mana Yesu mwami ubu bukene ntangiye uzabundinde abo bose bapfobya akazi bigishe gukunda umurimo ubarinde ikitwa ubunebwe uzandinde abaca intege umpata bantera courage njyewe nkorana courage gukira byaranze sha hari abakora ibibi abo bose byaje gucamo gusa dukunda umurimo kuko ni udutunze men dukunda umurimo kuko ni utubeshejeho ngo turi kurwanya ubukene abagabo tuzapfa tuzamuye ubukire yatwemeye kwitwa abakene itwemera kwitwa abakire ibyo byose byakozwe n'iyaturemye ibyo byose byakozwe n'iyaturemye iyo ni rap ni yawe wahanditse ugende kuki kubera ubuzima aje kwandika nk'indirimbo zingahe? hari utuntu mba nagiye nandika twisha ariko kubera kugenda cika intege nkumva ko ibintu bitazashoboka hari n'ibyo mba nariye bagiwe. Ako ukunda cyane twumva ako ukunda kurusha izindi twagiye ako nkunda kurusha izindi twagiye hari indirimbo nimba ari rose ajya uriya muntu yaririmbye avuga ngo bifuza kudatera imbere ariko nubasumbye. Ndashaka indirimbo yawe ntabwo nshaka abarundi. Ushaka indirimbo yanjye yawe abarundi bareka abisini danjesha ntawifuza ko watera imbere. Iyo ni yawe? Ni yanjye. Okay twagiye. Ujya ubona abanusha ukagira ngo barakwishimiye abo witaba jamaniga nibo batifuza ko watera imbere kuko bifuza ko wahera inyuma ukagumya ubakorera bifuza ko wahera inyuma ntuguma ubasumbye mana nsenga ncira inzira ureka abancinege mbona abanzi banjye ari bo nshuti zanjye ariko ndazikuri don't control. Iyo ni yawe iyo ndirimbo? Ni yanjye. Ayirabeshye. Uriya muhanzi yayisohoye narayitekereje ahubwo naravuze ati umutipe kubera ino ndirimbo ayibwiwe n'iki? Yarayikuye byose? Manu uzi kwandika indirimbo se manu ubugacyo umujama yisohora manu byose icyarimwe kandi siyo mpamvu se nanjye nkubwira ngo ni runaka iriya yahoze ari indirimbo yanjye. Yayikuye he tutabeshye tujye tureke simbiza aho yayikuye ariko nagiye kumva numva bori irasohotse. No kuri numvishe muri stories zawe kuki uri mu story ndi kumva ari mutuntu two kubeshya ntago biri kunkoma. Ntabwo ari ukubeshya mama. Ngambwira indi ndirimbo yindi watekereje abantu bakayiba ni iyi. Iyo niyo ndirimbo nagerageje kwandika izindi ntabwo zirasohoka. Tujye nko kuyindi noneho. Nta kibazo iririmbo itarasohoka nijye abona n'umuntu ugufasha. Itarasohoka. None se hari ikibazo ko n'ubundi udafite ubushobozi bwo kujya muri studio aka kanya. Hari n'igihe yakibera trend bagacamo bakazaye bayumva. Twagiye. Hari indirimbo ariko ino ndirimbo mani twayihoreye. Oya reka tuyikubite turayihorerera iki? Oya tuyihorere. Nicyo cyatuzanye nanjye niyo naje kumva. Atuyihorere. Iyo ngiyo niyo naje kumva ushaka kureka. Niyo yanzanye pe. Oya niyo yanzanye. Ndayikuririmbira basi tugiye gusoza. Babarira uyindirimbire nona. Ngenda bigusabye. Ese tukayirimba tugiye gusoza. Kandi tugiye n'ubundi. Tuyirimbe tugiye gusoza. Oya reka tuyiririmbe nta kibazo. Yiririmbe kabisa. Ababyeyi muzatwibuka ibikorwa twakoze bintu birenze twakoze ariko mukanga kwemera kugeza na nubu oye gusa muzemera twashaje. Komeza nyine ariko komeza. Ino ndirimbo byagezeho ndayibagirwa kubera natinze kuyisohora. Nesi yari yawe iyo nani yawe
oya wibeshye yari iyanjye. byagiye kugenda bite rero? Nyine ibintu byo kuririmba mani sinakubwiye ko byaje kugeraho se mani nkabivamo. Ibintu byawe bigiramo umwaka kuko abantu bakunda kuziba indirimbo zawe, icyo ndakibonye. Ngewe ibyo bintu mani nacitse intege kubera nyine niyumvishaga ko ibintu bitazashoboka, ngenda mbivamo buhoro buhoro. Ese iyo ndirimbo yari iyawe? Yari iyanjye. Barayiba Neri Ngabo ni nanuza nawo na Fireman. Kandi ubu hari n'ahantu nagezagamo karapa nkubitamo rap washyiragamo rap nashyiragamo se. Twagiye kuvuka ndi umuhungu nibyo byangiza umuhanzi, ntazi ko byavamo umugati. Yo ya biteye agahinda ko bazimaze baziba bamwibye indirimbo uyu musore rwose. Abahanzi ni ukuri baraguhemukira. Indirimbo inaniye kuyiririmba mani bitewe nuko bayibye. Bitewe nuko bayibye. Njye agahinda karanyegeta. Ngiye mbonye abatipe kuri no mihanda bari gutwika. Nareba uburyo impano yanjye yasubiye inyuma. Nacitse intege nabivuyemo mani kuko numvaga yuko bitazashoboka. Bakanatwikira no mu ndirimbo zawe, nicyo kibabaje. Kandi njya kubona zasohotse. Birababaje. Hanyuma se bazikurahe? Wamenya aho bazikurwa wenda cyangwa wenda wasanga duhuje mu mitwe nta wamenya. None se reka nkubaze, simbizi ariko ushobora kuba ufite impano idasanzwe ku buryo wisanga bahise baziyora zose. Nagira ngo noneho nibaze, uri kumva iyo ngiyo barayikwibye indirimbo niyo Bosco yaba yarakwibye niyi? Niyo Bosco nta ndirimbo yanyibye. Gusa njye nk'undi bihangano byiwe niyo Bosco nta ndirimbo yanyibye. Bosco yasohoye wari watekereje? Yangana uvugisha ukuri, yangana uvugisha ukuri n'ubeshye, wenda wimubera ariko vugisha ukuri nayo. Niyo Bosco vugisha ukuri. Tubwiza ukuri, dukeneye kumva ukuri. Peer pressure yarayikwibye. Ntabwo nayibara ko yayinyibye ariko numvaga nzayikora. Yari yawe kuri mu bitekerezo, arangije ahita yisohora. Yari imeze ite rero? Twumva yawe ya original. Yanjye ya original. Aka gacumbindiramo nirurangiza kandi nibyoroshye kukavamo. Iki gikundi nirirwamo kizanyiza cyangwa kinyice bihwaniremo. Nibemera ibyacaji ngo nibajya no kwa Haji, ukibibaguza bakwita ipanji. Ibafitanye bifu na soda, inanga kubona ndi soba. Batisha kugotomera utazabimbwa. Ubafitanye bifu na soda, nanga kubona ndi soba. Batisha kugotomera utazabimbwa. Mapia puresha buriya numbeshya, ukabufatira ngengo nuko ndi umurindi mushya. Ibi byanundisha n'ibiyogunywesha, biranyoreka naraje ndeka marayika Ase buro wumva ngo nibemera ibya caji nibajya no kwa Haji. Nibamera ibya caji nibajya no kwa Haji. Nako kantu wari waririmbyemo kibibaguza bakwita iki ipanje. Yewe byose niyo Bosco warabifasha bishyira mu ndirimbo ye. Ngo bafitanye bifu na soda. Na soti. Na soda. Na soda. Ese wowe uba wumva peer pressure wumva bisobanuye nk'iki? Peer pressure nyine mba nk'ikintu cy'agahato nyine. Nuko ngo wowe uri kubyandika watekerezaga iki uri kwandika iyo ndirimbo? Ara abakoresha nyine abandi ibintu by'agahato. Niwe nicyo kintu wari watekereje. Ese kugira ngo utekereze iryo jambo peer pressure ryaturutse kuki? Nyine byaturutse ku bantu banywesha ibitabi ntabishaka, ibintu by'amayoga. Yego. Niyo mpamvu ubona ninywera kano kaboro. Bajya bakunywesha ibiyoga n'ibitabi. Wigeze wanyweye nk'urumogi kangahe? Narabyangaga mani, nabarara bakantsinda muri rigori n'iki.
nkavuga ati ntabwo ibi bintu nabinywa. yego bakakunywesha amasoda ku ngufu. Sha uzi inkoni nakubiswe kubera kwanga kubyanga kwanga kubinywa. Byari bigoye. Ukageza ugerageza gusomaho. Oya. ahubwo inkoni nakubiswe nazo zamviriyemo uburwayi man nayo ngiye no gupfa habuze gatoya. Waguyemo we burwayi? Nagiye kwa muganga nyine baramvura amara amezi 6 mu bitaro. Urwaye iki? Ndwaye inkoni, amagufwa barayavunnye. Warwaye inkoni? Warakubiswe nande? N'abarara bo ku mihanda man. Bakuziza iki? Banziza kubera kwanga nyine kunywa ibyo bitabi. Wajyaga ku mihanda gukora iki? N'izo kore. Wajyaga ku mihanda gukora iki? Kandi nakubwiye ko naje Kigali n'amaguru. Uraza uba mayibobo? Nabanje guhura n'abarara. Ewana. Bashaka kunyigisha nyine ino mihanda yabo, ndababwira ati ntabwo byavamo. Yego. Ngiye mfite ikingenza nyine. Na mukwanga kubinywa nyine bahitamo kuntoteza nyine bareba ko nabinywa ku gahato. Ariko birababaje, abahanzi nyarwanda indirimbo zawe zose barazimaze. Biba bibabaje cyane nyine. Cyangwa niba wikunda indirimbo ukahita wata indirimbo ndumva nyikunze. Oya njye bayisohora narayitekereje. Yego. Akoze ntago beshya. Nese ntabwo nta kuntu ujya utekereza ikintu ukumva wenda ugihuje n'undi muntu. Ari igihe utekereza umushinga ugasanga abandi barawukoze. Si byose nanjye mba mvuga. Nawe nibyo bikubaho. Niyo ndirimbo yaguteye agahinda bakwibye ukagira agahinda gakomeye? Niyo ngiyo nyine iriya ya Neringabo. Iriya Neringabo niyo yonyine yaguteye agahinda gakomeye. Wigeze ushaka kwiyahura kubera kwibwa indirimbo? Njye mfite mu mutwe ntabwo nakwiyahura. Uhita utekereza izindi. Muri iyi minsi uri gutekereza kahe twumve niba nta muhanzi uri kwitegura kukiba? Muri no ntabwo nakongera nzajya ntekereza poroje uko mfite gahunda yo kuyikora. Ntabwo uzongera gutekereza. Ibintu byo gusohora indirimbo nabaye sa nk'ubihagaritseho gatoya bitewe n'ibyo byose biba byarambayeho. Muri iyi minsi uri gusohora iki? Muri no minsi ndi gukora ama challenge yo kuririmba. Nayo nkwaje muri iyi minsi uri gusohora iki? Kintu byo gusohora indirimbo yabiretse? Muri no minsi se oya gusohora indirimbo ntabwo nabiretse. Icyatumye mbireka n'ubushobozi. N'ubushobozi. Yego. Ariko se buriya ndibaza waririmbye hip hop imwe yonyine niyo ugira mu mateka yawe? Ira hip hop niyo yanze kumva mu mutwe. Ariko izindi usanga nyine hari ukuntu nkora igitero cya mbere nyine nkatinda gukora ikindi ugasanga nyine ngiye ncika intege gutyo kubera nyine ubwo bushobozi buba bwabuze ngo mite nkora ibintu bive mu nzira. Yego. Hanyuma rero kuri iyi myaka wigeze ujya mu rukundo? Oya. Cyangwa watekereje gukunda n'umukobwa nawe baramwiba? Njye ntabwo mba mu rukundo. Yego. Kubera ko ubuzima mbamo ntabwo bubinyemerera. Kubera iki? Ntabwo ugira umutima? Ntabwo ugira umutima ukunda? Umutima ukunda naho kabisa. Wagiye he? Nararombetse mugani w'aba papa cyangwa. Wararombetse? Sinavuga ko naguhaye amayide. None izi ndege z'i Kigali zose zirasariye. Ozansariye insoke. Wenda nubwo utijutse itsoke. Komeza. Nzabikorera abasigaye itsoke nga wigenderesha. Nubundi wararo mbetse. Ngo wararombetse nde? Nararombetse nta muntu mfiteho gahunda. Nese umva kurombeka bavuga ngo nubundi nararombetse. Mba numva nararompetse. Mba numva nyine ari nko guhagarika nyine ibyo biboro by'inkondo. Yego. Wumva kurompeka ari guhagarika ibyo bintu by'inkondo? Maje kurompeka nk'abakobwa bangaye? Uyu mutima nta nuwo nigeze ngiraho gukunda kubera ubu buzima nyine tu. Ariko waba ukiri imanzi nimba utararompeka na rimwe? Oya kuba ndi imanzi ho ndi imanzi bivuga. Ahubwo numva umuntu ashaka umuti uzandabure. Umuti w'iki? W'ubumanzi. Urawugira? Nyine hari igihe nk'umuntu ashobora kuwukinira wenda nkawumuha. Urawugira? Umuti w'ubumanzi umuti w'ubumanzi cyangwa ukeneye ahubwo umuntu ugukura mu bumanzi? Oya. Njye nkeneye umuntu nk'umuti w'ubumanzi. Akahita bimanzi se? Oya. Agahita akira indwara z'abarwayi. Yego. Cyo bakita igishego.
oya hari nk'ukuntu umuntu arwara indwara muganga akamubwira ati kugira ngo ukire nubona umuntu w'imanzi nibwo urakira uwo muntu numubona uzamunzanira. Umukobwa wakubabaje mu buzima ni uwuhe yagutwaye iki? Umukobwa wambabaje mu buzima jewe nta mukobwa wambabaje mu buzima kuko nta muntu nigizemo umwanya ahubwo mbwira ngo abakobwa banga muri ubu buzima n'abakobwa baba bameze gute. Ni abahe rero? Abakobwa biyandarika. Biyandarika gute se? Mu bintu by'imyambarire. Ubwirwa n'iki ko umukobwa yiyandaritse? Imyambarire yambara ko nabonye ukora mu kabari aba hano bambara amapantaro. Abakiriya se? Abakiriya ntabwo baha umwanya urabihorera. Ariko ubwo urumva impamvu udakunda imyambarire yambara iyo bayambaye urumva ari jye nyobora iki gihugu nakiraho iryo tegeko ariko kuvana atari ryo kiyobora ababishinzwe wenda ubwo bazabyitaho. Umva ko ufite ibibazo byinshi. Ibibazo byinshi iyo umukobwa aguciyeho ngo yambaye akantu kagufi ngo ubwonko buhita butasa. Ngo iki? Abasitari. Umuki? Ujya kubona ukabona utwana tukwandikiye ni bogisi. Urumva iyo uri umuntu ukunda ibyo bintu nyine uhita ubirarukira vuba nyine. Ahubwo abakobwa mu nyandikire ni bogisi ndabiyamye. Abakobwa bajya kwandikira inbox? Baranyandikira ahubwo benshi cyane. Bakubwira ngo iki? Nyine baba bumva twahura. Akakubwira ati arifuza cyangwa bakambaza ahantu mba ngo bansure. Yego. Kuki utababwira ngo baze? Wapi? None se wumva bizagenda bite we? Baze mbahikiza. Baze mbahikiza. Rega mana abakobwa b'iyi minsi baba bashaka kwirira. Baba bashaka kwirira. Wowe nyine nawe ukabagaburira. Mbagaburira iki se mfite iki? Ye nashaka kuguhereza amafaranga. Ubutaha umukobwa naza kugusura uzamamagare. Muhereza amafaranga umwakire. Mwakire? Icyo azashaka cyose. Hanyuma se uzahora ubinkorera? Oya nzabigukorera ari. Wapi? Ahubwo nari ngize ngo uzahora ubinkorera. Nzabigukorera inshuro 3 zikurikiranye. Ntago byashoboka. Bikwemerese. Ubinyemereye ubuzima bwanjye bwose ona. Bikwemereye kwezi kose. Oya. Kiretse ubuzima bwanjye bwose. Ubuzima bwawe bwose. Ni mwe mukobwa mbere ahituheraho rero usanga gusura. Saba kansura. Kibazo baba ari beshe. Baje gito bayuzura nicyo kiba. Nko kuri social media kuko ziriho ari nk'uwabonye ukavuga utuye umuntu ndifuza ko rwose icyama byibuza nkanamusuhuza nk'umukobwa ninde umukobwa yego umusitari yego nka Marina Marina ukunda Marina Marina umukundira iki? Nge afite ijwi ryiza aririmba neza yego nta ndirimbo ariko Marina yakwibye. Oya. Ariko ubona abantu batakwiba indirimbo bitewe n'uko uri muri umunani yo Bosco bakaba bati umwana ni umuhanga reka tumwiba indirimbo. Oya ntaho bazikura kuko njyewe nta hantu mba nahuriye nabo baba bazisohoye ahubwo ni nka kwakunda abantu nyine bahuza nk'ikintu byashoboka. Ubutumwa kuri Neri Ngabo wakwibye indirimbo? Ubutumwa namubwira ikintu namubwira nuko nyine yamfasha nanjye nkaba nabasha kuba nazamuka nyine nibura nanjye nkabasha kwihangira iyanjye. Ako tsuramo ka karimbo yakwibye ka karimbo yanyibye ngo kuvuka ndi umuhungu nibyo byangiza kuvuka ndi umuhungu nibyo byangiza umuhanzi ntanazi yuko byavamo umugati rubanda bahera bwo bakunda inyandiko zanjye kuko twakuze imihanda irimo amabara. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Sinabitiranye cyane ni Fireman wayinyibye. Ni Fireman ni Neri Ngabo barayifatanyije ari batatu. Na Knowless arimo. Oya iyo ndirimbo Knowless ntabwo arimo ahubwo yagitinzemo. Yego none turi kugana ku musozo ndagira ngo ugere icyo usaba Niyo Bosco cyangwa ugire ubutumwa ugenera Niyo Bosco. Njyewe Niyo Bosco ubutumwa mugenera nuko nifuza ko twahura yego nkamusaba ko twaririmbana yego icya kabiri nkamusaba yuko nyine yansapotinga muri ubu buzima. Ndagira ngo ubite nk'indirimbo yawe itarasohoka imwe. Ndaririmba ya hip hop kuko ni nkunda cyane. Wamfasha ukandirimba irindi koko ndagusabye. Rega hano abantu bumva ikiganiro bavuga uyu mwana afite impano ndifuza kumufasha.
ririmbira indi ndirimbo yawe imwe, yaba hip hop, yaba kuhogoza, yaba iki byose. aya nta yindi naririmba njyewe iriya hip hop niyo numva nasubira niyo numva nabanza gusohora uko nshobora gutinda kuyisohora ni nayo nkunda kwibuka cyane. Yego, ushobora gutinda kuyisohora ugasanga nabo barayibye, nayo barayijyana, ongera uyinkubita, ahubwo se ubu ntabwo bucya bayisohora cyangwa barayisohoye, ongera uyinkubita twumva, buracya bayisohora. unkubita twumva. Mana Yesu mwami ubu bukene ntangiye uzabundinde, Yego. abo bose bapfobya akazi bigisha gukunda umurimo, ubarinde icyitwa ubunebwe. Njyewe mporana courage, njyewe nkorana courage, Yeah. gukira byaranze sha hari abakora ibibi, Yeah. abo bose byaje gucamo, gusa dukunda umurimo Yeah. kuko niwe udutunze. Yeah. Men dukunda umurimo Yeah. kuko niwe utubeshejeho, Yeah. ngo turi kurwanya ubukene, abagabo tuzapfa tuzamuye ubukire. Yeah. Twemeye kwitwa abakene, itwemera kwitwa abakire, ngo ibyo byose byakozwe n'iyaturemye ya, ngo ibyo byose byakozwe n'iyaturemye Ya. ya. Hey. Muhongana arabisha arabamaze kabisa. Hey. Ubutumwa rero ku bahanzi bakiri bato, ku bana bafite impano bifuza kuzamura. Abana bafite impano bifuza kuzamuka, no ku bantu bafite amatelefoni bajya bagerageza nyine bakandikira bano banyamakuru inbox, ubutumwa nyine bakabubona bwihariye, kubera agiye komenti ziba nyinshi hadafite nta mwanya wo gusoma ubwo butumwa nyine uhari, ugasanga baringanyije abanyamakuru ngo barabandikiye barabihorera. Buriya ntabwo wafata video ifite comment ibihumbi we cyangwa se comment 300 example ngo nurangiza ushyiremo comment yawe wibwire ko umuntu azayisoma akayigeraho vuba. Nuwe muntu wakwandikiye muri inbox bikagutungura cyane? Umuntu wanyandikiye inbox ni umunyamakuru ukorera kuri Magisi TV. Uwundi muntu utari we, uwundi muntu utari we, umuntu ukomeye. Yego, nta muntu ukomeye yigize anyandikira. usanzwe Abasanzwe bo bari benshi, umukobwa, abakobwa, ingeri zose inbox baranyandikira bakanzuhuza, bakakubaza iki, bakambwira uririmba neza. Icyo bambaza nyine abenshi banambaza nimba koko ntari niyo boss ko. gukoresha social media byakunguye iki? byanyunguye nyine ko abafana bankunze. Mbere utaraza kuri TikTok wari ubayeho ute? Mbere naraza kuri TikTok ubuzima nari mbayeho ko bwari bugoye cyane man. Ubuzima umuntu yaryaga ari uko yakoze, urumva iyo utakoze urumva uburyo uryamye, uburyo utakoze. Oya man, ari ry'akazi rigakabura. Niko kubaza nyine utaraza kuri social media, ni kuba mu buryo bwa depression, ariko umuntu yicara akigunga kumva ni wenyine ku isi, cyangwa hari umuntu cyangwa ukiza kuri social media, hari umuntu yigeze gukomeretsa, ari nka comment yigeze ubona muri message yawe, muri comment yawe ikagukomeretsa? Ikankomeretsa nahitaga nyiboroka. Ni nk'umuntu yigiye n'iyo comment yigeze kukubabaza? Umuntu yanutse ku babyeyi. Yagututse ngo iki? Ni igitutsi nyandagaze, ntabwo nakivugira hano. Yego. Nayigusesereza wenda. Nari ndimo ndirimba nyine ahita atera comment. Hari byo twita cyberbullying, bijya biba kuri social media, kandi umuntu barimo baraza bamubwira ati wowe reba wenda reba urwo rusatsi rwawe ukuntu usa ibiki n'ibiki, kandi umuntu abayeho yigunze. Nese mani ko ubushobozi bwabuze bwo kwiyogoshesha umuntu yabigenza gute? Ese kwiyogoshesha ndabivuze. Ariko ufite n'agakwape keza ntabwo twakagarutseho. Akangaka hari umujama nagujije ibiciro ejo bundi kugira ngo kajyeho. Kugira ngo kajyeho wamuguje nkangahe? Kwiyogoshesha i Kigali abantu banyogosheye agahombi, kandi mu cyaro twiyogoshera 200. Nese nyogosho ijyanye iyo nyogosho wayishyizeho bayita ngo iki, cyangwa wari ugendeye kuri inde? Nari ngendeye kuri inde. Kugira ngo ushyire nyogosho. Niyo boss karya buriya afiteho? Nigeze kuyimubona nawe. Ngasubiza kiri nete twisoreze. Ko nagusanze nuko nguko uba wambaye. Nuko nguko mba mpagaze. Iyo wambaye gutyo wumva uri fit. Wumva wishimye. Nta kantu twasoreza hose wambaye izo rinete.
kantu twasorezaho kantu twasorezaho hari indirimbo ya The Ben yakwibye oya indirimbo nkunda kuririmbira niyo Bosco muri ibi biharimo nyine ya meze ite ijyanye n'iki yitwa ngo iki indirimbo y'urukundo se kukirimba ibintu by'urukundo kandi utararujyamo ngiye mba ndimo nyiririmbira niyo Bosco kubera bino biharimo nyine yitwa ngo iki nimba yitwa True Love nimba yitwa True Love ibanza yitwa True Love sinzi True Love ubwo bikabisobanuye iki indirimbo yitwa ngo yanumye ngo mubwire kwa gukunda urayizi ndayizi nawe barayikwiba ntago bayige nyiririmba nyine muri ibi bihe aho nta mukobwa ugukunda ko atambutse oya ntabwo nkunda nyiririmba nyine muri ibi bihe niyo Bosco arimo nyine nanjye mwifuriza urugo ruhire ngaririmba gake ariko udasakuza cyane kuko bikona hano hirya hicaye abapapa yanumye ngo mubwire kwa gukunda aka karirimbo ndirimbana kawe mu bibi no mu byiza azagukunda agufite kumemereza umutima yego dusoze rero umuntu ifuza kuvugisha kona kwe nimero ya telefone 079 20 38 40 8 sawa urakoze cyane